Dongeye ndagarutse nanone dutangiriye ahangaha ni mwijoro hari uwaturutse ahangaha arimo kunywa gacyayi ndetse umukobwa akigera ahangaha hari amakuru yabonye kuri televiziyo arimo kuvuga ko ngo hari indege ikoze impanuka ikagwa mu nyanja. Uyu mukobwa mu kubiboneza yihuta cyane ati aka kanya indege 317 ndetse yari paritse ku kibuga runaka bavuze ko ngo yaguye mu nyanja ya Atlantique. Kumva uyu mukobwa ibintu arimo kubona byose barimo kurota, bantu bavuze ko cyangwa se ababishinzwe ko nta muntu wigeze urokoka. Umukobwa mu kubirota arasakuza cyane nuko nguko yashigukiye hejuru avuga ati anti nyagasani, mbese muri makeya uyu mukobwa arose ngo umuanti we apfiriye muri iyo mpanuka abonye ku ndege cyangwa se y'indege. Avuga ati oh mana yanjye urakoze cyane Jesus, urakoze cyane ndagushimiye cyane. Mbese muri make izi nzozi arose atunguwe no gusanga zari inzozi, mbese ibyo yararose byaba atari ukuri kwa nyako. Umukobwa dutangiranye ndetse uyu mukobwa aranahagira cyane bimeze nkaho bimutunguye cyangwa se bimwahagije cyane binamubabaje. Mu gihe cyakurikiyeho ahangaha muri uru rugo bwaranakeye, ijoro rirakeye, hari umugore wari urimo kumanuka ahangaha ndetse uyu mugore ameze nkaho wagira ngo agiye gukora urugendo avuye mu rugo bisanzwe. Ndetse uyu mugore akiri ahangaha umukobwa tubonye nuko nguko yamanutse yihuse cyane aza amusanga avuga ati oya aramuyambira cyane nyagasani biratu nese igitondo cyiza ati ndakwinginze ntukore urugendo ntutraveringe ntugende, ngiye ntabwo nshaka ko iriya ndege ugende ngo uyigemo, ndakwinginze guma ahangaha. Undi avuga ati ufite iki kibazo my darling, iki kibazo cyawe imodoka irantegereje hariya hanze. Umukobwa avuga ati ndi serious cyane, nukuri ndi serious. Mbese uyu nguyu aramuyambira avuga ati humura ntugire ikibazo na gitoya, ibintu biri buze kugenda neza. Ndetse aba bakira ahangaha hari undi mugore waturutse ara hirya ku ruhande ndetse n'umugabo. Umugabo azavuga ati yimwiyerekanira hano ya mu gitondo se nijyanye n'iki, ni umugabo waje. Umukobwa avuga ati gitondo cyiza dadi, gitondo cyiza. Ati gitondo cyiza mami. Ati rero nyine nge narose inzozi ziteye ubwoba cyane ndetse kandi indege yakrashinze kandi Auntie Viviane yarayirimo arapfa. Bano bahita baraseka cyane. Umukobwa bamuca amazi ati oh Sofia my darling, iyaba nge nari mfite buri dolari kuri buri muntu wese umpangayikiye nakubaka iyindi mansion rwose. Mbese muri makeya nko kuvuga ko uburyo uyu mukobwa uburyo ahangayitsemo nyine ari ibintu binini cyane, uyu mugore ari ibishoboka yabibyazamo umusaruro nko kubikabiriza avuga ngo aramuhangayikira cyane. Ati rukondo rwanjye nge nindamuka ngeze i London ndibuze guhita nguhamagara igiteraganyo. Ndavuga turusezeranije se? Ati yego ndagusezeranije, agenda muyambira nyagasani. Abangaba bareba ati nukuri nta kintu nshobora gukora kugira ngo nguhagarike ngo ntugende se? Ati oya ndibuze kuguhamagara ntugire ikibazo rwose. Ayambira n'abangaba bigaragara ko ari umuryango dutangiranye, ariko Auntie Viviane agiye gucaho agende ajye i London. Yamaze gusezera kuri abangaba uyu mukobwa dutangiranye yitwa Sofia. Uyu mugabo uri ahangaha areba uburyo yasigarimo kubareba, asigara abitegereza cyane. Turamuzi umutwe twarebye mbere yuko mbabwira ibyabaye ku Mirasire TV, twamurebyeho mu gihe cyakurikiyeho. Abangaba bari barimo guhamagara kuri telefone bameze nk'abahangayitse cyane. Ndetse uyu mukobwa Sofia nta kindi yakoze yise acana televiziyo neza. Ati aka kanya indege 317 London bound aircraft yari yaparitse muri Matara Airport, bavuze ko yakrashinze ndetse ikaba yaguye mu nyanja ya Atlantique muri iki gitondo nyuma yuko yari ihagurutse. Ndetse kandi nanone official cyangwa se ababishinzwe bavuze ko nta muntu wigeze arokoka nyagasani nkuko uyu mukobwa yabirose. Bangabo bararebana cyane. Uyu mugabo ahita afata telefone avuga ati mumuritse gatoya. Ndetse uyu mukobwa nawe afata telefoni nanone yihuse cyane ati oya amazina yanjye nitwa Damian Obi. Ni umugabo uri ahangaha, njyewe sister in-law wanjye cyangwa se ni nka sister in-law harya nindi muramukazi wanjye yitwa Viviane Wuku, yarari muri iriya indege. Ndetse kandi mumbwira amakuru ko ibyo ndimo kubona ahangaha kuri televiziyo ari ibihuha. Undi avuga ati yego nshobora kubona ko Viviane rwose yinjiye muri iriya ndege cyangwa se yarayirimo. Umugabo avuga ati mbwira ko byari ibinyoma. Ati oya iyo niyo mazina ye yose. Bamubwira bati ibyo ngibyo umbabarire nyakubahwa, abagenzi bose bari bari muri iriya ndege yakrashinze kandi ntabwo bigeze barokoka nyagasani. Sofia n'umugore urahanga avuga ati oya ntabwo bishoboka. Bigaragara ko niba ari muramukazi we n'uvukana n'uriya mugore we. Uyu mugabo yahindukiye gakeya mu gihe barimo kurira. Umugabo mu guhindukira aramwenyura
undebere uyu mugabo bigaragara ko ari ibintu bishobora kuba byabaye akabigira mu ruhare. None se ni gute yaba arimo kumwenyura ahubwo twasigara twibaza ngo ni ibihe byabaye. Arongera arahindukira ayambirana n'umwana we w'umukobwa amwihanganisha cyane ndetse mu masaha ya nijoro. Ibyo ngibyo bimaze kuba, uyu mugabo yaje ahangaha ku ruhande yambaye n'akantu k'agakanzu, atangira gufata ikintu kimeze nk'aho ari igipupe arimo kugikubita cyangwa se kugihonda ibyuma n'iki. Uyu mukobwa dutangiranye Sofia ni umukobwa we yaturutse ahangaha ku ruhande araza nkaho wagira ngo nkuko twatangiye arimo kurota za nzozi ze, wagira ngo niba ngibi nibyo arimo kurota. Yiherereye ahangaha uyu mugabo ameze nk'aho afashe kino gipupe agiye kugitaba n'izindi nzozi. Mbese bigaragara ko uyu mukobwa ibintu arota bikunda kuba. Iki gipupe uyu mugabo arimo kugicukurira, ndetse kandi nanone uyu mukobwa yarabibonye ahita atungurwa cyane, araza yihuta cyane afata iki gipupe, umugabo ahita amufata. Uyu mugabo dutangiranye yitwa Damiyane sari kuri ako ngako yitwa Damiyane. Kumva uyu mukobwa nabyo yari arimo kubirota. Nyagasani, mbese uyu mukobwa ararota. Abantu benshi cyane bararota, noneho mukabyirengagiza nyine kubera hari nako twarebye ejo noneho twizemo ko buriya n'umuntu nyine ibyo arota agomba kujya abiha agaciro nyine, kubera nyine abarota ni abanyamahirwe hari n'abatarota. Ako kanya uyu mukobwa arahangaha telefone yarasonye, ndetse mu gusona handitseho ngo ni dadi umuhamagaye. Aba yaranditseho dadi n'udutima, ariko bigaragara ko uriya mugabo afite utuntu akora niba uyu mukobwa ibyo arota ari byo. None akaba amurose. Uyu mukobwa mu kubitekerezaho cyane yarashigutse, mbere yo kwitaba iyi telefone agira n'ubwoba bwinshi cyane kuko arabibonye, ndetse uyu ahita yitaba telefone amwenyura bya nyirarureshwa. Dadi, nyagasani, ati ndashaka kukubona nonaha, igitaraganya cyane. Umukobwa ahita yikanga nyuma yuko ashigukiye hejuru arose papa we. Umugabo ahise amuhamagara amubwira ngo ndagushaka nonaha. Uyu mukobwa agira ubwoba bwinshi. Bino bintu ni ibiki? Nuko nguko tugatangiye ntagira akantu na gato kagucika, ndetse hari mu masaha ya nijoro. Hano abagabo baraje bameze uko nguko, bambaye imyenda neza neza imeze nk'iyo uriya mukobwa Sofia arose papa we yari yambaye mu kanya. Hari n'undi uhagaze abateye umugongo arimo kureba hirya ku bintu bimeze nk'aho wagira ngo ni ibimenyetso, ndetse abagabo bubamye ahangaha bameze nk'abategereje cyane. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yafashe inzogera arayikubita nko kubahereza sinyare. Abagabo ahangaha bahita bahaguruka. Nyagasani, bati shaba shabale, shaba shaba shabale. Nibirimba barimo kuririmba. Nyagasani, abantu b'abagabo bakuru bakuze bakuru mu masaha ya nijoro. Reba ibyo bajemo, bigaragara ko ari abagabo bafite gahunda. Shaba shabale, shaba shaba shabale. Ati nge nizerera mu mwijima n'ibyaha by'umwijima, ndetse kandi nkizerera no mu imbaraga z'urumuri, no mu imbaraga z'ijoro rihoraho iteka ryose. Mbese abangaba ni nko kuvuga ngo twariyemeje umwijima utubere nyine ibyo kwizereramo. Niyo magambo bavuze. Ati hanyuma mwizerera muri iki? Uyavuga ati nge nizerera mu maraso y'inda y'umwijima, ndetse amabanga yacu akaba ari byo byizere byacu ahangaha, akaba ariyo myizerere yacu. Umugabo akomeza kubabaza ati ni ibiki mwizereramo? Ati twebwe twizerera mu mwamikazi uriyo hejuru cyane, kure cyane, ndetse akaba aganje hejuru cyangwa kure y'ikiremwa muntu, ndetse akaba ari we uzayobora imitima y'abantu b'ikiremwa muntu hano ku isi cyangwa se b'abagabo. Uyu nguyu hari ibyo yarambuye ikiganza cye, imbaraga zirakubita. Imbaraga mu gukubita uyu mugabo hari ibintu byahise biza, bigaragara ko ari ibintu bakoresha ahangaha birimo kwaka imbaraga zidasanzwe. Ari akantu kameze nk'aho wagira ngo ni akantu k'agakono kanzinya cyane kameze ukuntu. Uyu mugabo atangira kukavugiraho utuntu tw'utugambo, ntagira akantu na gato kagucika. Akangaka nuko nguko tugatangiye nanone nyuma y'iminsi tutari duherukanye, ndetse abantu murimo gushakisha Imirasire TV mukaba mutarimo kuyibona. Mu kanya ndaje mbabwire ngo byagenze gute, hanyuma nanone kandi mbabwire n'ibikurikiyeho cyane. Ndetse ako twarebye ejo, abantu mwese mwateye comment muri kongera kumpa ikaze, ndabashimiye cyane. Urukundo mbakunda ni nkihwa. Bamaze kwisiga utuntu, hari ibyo baje baza gufata kuri iki kintu uyu mugabo azanye. Yitegereza abo bagabo bose avuga ati ariko namwe nimuze mukoreho. Bari kuza bagakoraho ibintu, bagakoramo ibintu by'imbaraga, bagasiga ku gahanga kabo bakabishyiraho. N'uyu mugabo tubonye Damiyane arimwo ubayoboye. Reba uburyo aba arimo kubareba neza cyane.
cyane ndetse bagakomeza kuza bikora ku gahanga. Bigaragara ko aba ari abagabo nyine bakora utuntu twabo mu masaha ya nijoro. Kubera iki rero sasa abo bo turabita iki? Twari tumenyereye abarozi uyu nguyu yaje gukoraho avuga ati oya we ntabwo wemerewe kujya muri ibi bintu cyangwa se gufatamo ijambo. Umugabo avuga ati kubera iki se? Ati we ntabwo wari wapresentinga icyo uzakora muri Brotherhood of the Black Moon. Bano niko bitwa ngo ni Brotherhood of the Black Moon cyangwa se Brotherhood ni nk'abavandimwe b'ukwezi k'umwijima nyine, niko bitwa abangaba. Ntago wari wavuga petition yawe cyangwa se agaciro kawe n'ibyo uzadukorera. Uyavuga ati ngiye mfite ikintu kimwe nzabakora, mfite petition. Ati vuga nonaha. Uyu mugabo avuga ati ngiyewe mbyifashijemo ku giti cyanjye, nta wundi umfashije, ni ngiyewe uzashyiraho guverineri ndetse na deputy governor nyine b'iyi leta cyangwa se yino state dutuyemo mu matora. Niko kazi nzakora neza cyane, nicyo ngamije kuzakora, ari we wimika. Ati hari imbaraga mu kwezi k'umwijima. Ati yego rwose hari imbaraga mu kwezi k'umwijima, hari n'imbaraga muri Brotherhood cyangwa se mu bavandimwe nyine biyita Brotherhood. Uyu mugabo Damiyani niwe ngo utari uravuga icyo agomba kuzakora no kuzagereraho iyi Brotherhood yabo. Amaze kubivuga uyu nguyu yahukiye muri iki kintu akivugiramo n'imitongero, akubita ibintu by'imbaraga zidasanzwe. Hano izi mbaraga zabo bakoresha zikora ukuntu cya kindi gihita gicaho. Uyu mugabo nawe arangije afata agakoni ke kaba kameze ukuntu acana imbaraga. Ati mwese nimusingize uburibwe bw'ijoro. Ati ikuzo ni amagambo barimo gukomeza kugenda bavuga, birananditse hano. Ndetse kandi reka byose bigende nk'uko urimo kubivuga mu magambo yawe cyangwa se bizagende, kandi Brotherhood yacu ikwifurije neza. Uyu mugabo Damiyani niko bamubwiye, mbese baramushyigikiye cyane, nkaho aba bagabo bafite imbaraga zo gukora ibyo bashaka. Bisobanuye ko niba ari we baba bagenye guverineri nyine, ubwo uwo muyobozi bagiye gushyiraho akaba ari we uba cyangwa se akaba akora ibyo bashaka nyine, ibyo Brotherhood ashaka. Akubita kuri iyi nzogera inshuro 3 nko kuvuga ngo biremejwe nyagasani. N'abagabo dutangiranye ndetse bari kumwe na Damiyani. Uyu nguyu yarongera arahindukira atangira kuvugira imitongero ku misaraba icuramye icuramye kubera imisaraba. Mu gihe cyakurikiyeho abangaba ni umuryango usanzwe, umugore n'umugabo n'umwana baje gufata amafunguro sasa rero. Ngo haye ikaze mugasobanuye ku uyu munsi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho uzajye ukabona bitakugoye. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207588. Ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Ati nicyo gihe rero Sofia we ni umugabo urahangaha, umugore amureba. Igihe kiki uyavuga ati ni igihe cya Sofia cyo kugira ngo asohoke mu bicucucucu, areke kwihisha agende ajye mu rumuri rw'imbaraga cyangwa se ububasha. Uyu mukobwa aratungurwa cyane, ni Sofia umurota yanarose papa wagiye gukingura. Urimo kugerageza kuvuga ibiki se? Uri kuvuga ibiki umugore? Umukobwa nawe anywa ku mazi atunguye cyane. Ati ishyaka rigiye guterana mu majoro agiye kuza abiri, nshaka gupresentinga uyu mukobwa Sofia ngo agende ari we uzaba umuyobozi mwayariya matora agiye kuza. Ndavuga ati dadi buretse gatoya amwe nese uranshaka ngo njye muri politiki? Uyavuga ati niyo mpamvu ndi king maker nyine. Rero mwabiriya bihugu ubusanga nyine hari umuntu bita king maker, mbese niwe wimika umwami niko babita, ariko no mu gihe kitari ubwami nyine nibo bashyiraho abayobozi. Buriya muri politiki ubusanga hari abantu bashyiraho nyine n'abayobozi, ugasanga nubwo bagaragara nko hari abayobozi nyine ariko nyine atari ko uyu mukobwa ni umwana cyangwa se n'umwana mutoya ku bijyanye n'iyi misheto yawe. None se ntabwo uzi ko politiki ari ikintu kibi cyane ndetse kandi akaba ari ishyamba ryanduye? Uyavuga ati nese ufitiye ubuhe bwoko bw'ubwoba bwo kujya mu ishyamba muri jango, kandi ari njyewe shyamba riteye ubwoba nyine ngiye ku giti cyanjye? Ni umugabo bari kwihuta, ndajya mvuga gatoya. Ati rero wa mukobwa we, njyewe mbere yuko mpfira mu ntambara ya politiki cyangwa se ku rugamba rwa politiki, njye ngomba kuguhereza inkoni y'ubushumba muri politiki, ndetse kandi intare yonyine niyo igomba kwimika cyangwa se no kuzamura nyine
ubwoko bwayo. Ibyo ngibyo birasinye ndetse nanone birapfundikiwe, binagomba kugenda uko nguko, kandi muryoherwe n'amafunguro yanyu. Bigaragara ko uyu mugabo ari igikomerezwa, ariko bakaba bafite ahantu bakura imbaraga zidasanzwe. Bakomeza kurya umukobwa Sofia yikanze cyane. Sofia twatangiye arota ibintu ndetse ati oya Damiyani wamugenga, ni gute ushobora gutinyuka warangiza ameza ukayahindukiza? Mbese n'undi mugabo waje ahangaha kwa Damiyani ari no kumukanga cyane, kandi uyu mugabo uje twamubonye ari kumwe nawe muri Brotherhood. Warangiza ugahindukiza ameza y'ububasha n'imbaraga, warangiza ishyaka ryose ukarihindukiza, noneho nta n'umuntu uguhaye n'ububasha, kandi ari njye uyoboye iri shyaka ryacu. Uyavuga ati Marishari we, ndakumva bose, mureke yinjire nyagasani. Uyu mugabo winjiye ngo niwe uyoboye ishyaka ryabo. Ati njyewe rero buriya umugabo w'ubuhanga bwa kera, niko uyu arimo kuvuga Damiyani. Ariko reka nze nkubwire mugabo, none se ninde wubatse iri shyaka rya politike na empire yabo murimo kuryoherwa, niba atari abantu nkatwe? Cyangwa se ninde wapavye amakoridoro nyine y'ububasha murimo? Iyo abatari umuntu umeze nkanjye, ni ngiye wubatse viziyo y'ibi bintu murimo kuryoherwa, naho iri shyaka ryacu rihagaze nonaha uyu munsi. Wa muginga we, ndetse bikoresha ibiganza byanjye byombi. Uyavuga ati ububasha ntabwo ari uburenganzira bwawe wavukanye. Damiyani, ntabwo ushobora kugira iri shyaka ngo uriranige nkaho ari business y'umuryango wawe. Uyavuga ati nyuma y'ibyo bigambo urimo kwivugishwa no gusakuza, wa muginga we, ni amafaranga ngahe washyize mu ishyaka ryacu se? Njyewe ndeka amafaranga yanjye akagenda yirukanka mu ishyaka ryacu kugira ngo uduhungu nkawe byibura tubashe. Uyu muntu amubwiye ngo you are a boy nyine abakwise ngo agahungu nkawe nyine, kandi n'urugabo shaho rufite n'ubwanwa bwinshi. Agahungu nkawe mugire umurava wo kugenda mukorora ahantu aho ariho hose mubonye, mu gihe mwagakwiye kuba mucecetse. Undi avuga ati oya, ntabwo ugomba guhitamo guverineri ngo nurangiza uhitemo umukobwa wawe ngo ari ugenda ajye kuba guverineri. Ntabwo bishoboka. Ibyo ngibyo ntabwo bizigira biba, ntabwo bizigira biba igihe ari njyewe chairman w'ishyaka ryacu. Uyavuga ati ninde yakugize chairman w'ishyaka se? Iyaba atari njyewe ku giti cyanjye ninde? Wabikunda cyangwa se utabikunda, uracyari agahungu kanjye muri politike. You are still my boy in politike. Mbese aba agasuzuguye ngo uri agahungu kanjye karaho. Ndetse kandi imyanzuro yanjye ntabwo ugomba kuyicira urubanza, ndakwiyamye cyane. Uyu nguyu ararakara cyane, avuga ati umwami uhitamo gukina wenyine cyangwa se gukora akazi ke yenyine muri board cyangwa se muri chess board nyine, igihe kimwe azisanga azengurutswe n'abantu bamurwanya. Damiyani uyavuga ati umugabo uhagarara iruhande cyangwa se akarwanya umuvumba, ubwo ni nko ku nyanja nyine, agomba gusenga cyane kugira ngo ibiganza bye ntazigeze abikandagiza ku mucanga wo kuri uwo iyo nyanja ahagazeho. Ni nko kumuburira ati witonde sha, wicunge sha. Mbese bigaragara ko ako tugiye kureba bahanganiye no muri politike. Isazi itagira umujyana mikurikira umurambo mumva. Ati rero wazamuye ikiganza cyawe cyangwa se wakirambuye mu buryo bukabije cyane, ndetse kandi muri uru rugendo rwo kurwanira imbaraga rwose wakabije mugabo wanjye. Ni umugore we waje ahangaha kugira ngo amuvugishe. Uyavuga ati none se Godfather adafite ijwi yaba amaze iki? Nyine kuba Godfather n'imbaraga z'ububasha zo kuyobora hazaza byaba bimaze iki se? Ubwo nyine nakoze ibyo ngomba gukora. Undi avuga turimo gukandagira ku mano menshi cyane, ndetse kandi urimo gukina n'umuriro wa mugabo we. Ntabwo nshaka kuzaba umupfakazi hakiri kare, ndakwinginze. Umugabo araseka. Umugore nyine ababireba, buriya abagore babona utuntu twaho hafi. Njye ntabwo nigeze nzamuka mani muri politike kugira ngo ntinye umuriro mani, aho ngeze nonaha njye nahindutse umubiriro ahubwo ndetse nakwitinya, ndetse kandi nanatanze n'igitambo gikomeye cyane kuri ibyo ngibyo. Mbese nishyuye igiciro kinini cyane. Uyavuga ati rero uriya mugabo ubwo ahagarariye ririya shyaka, niba umukobwa wacu rero umwifuriza ibyiza wa mugabo we, wagakwiye kuba uriya mukobwa byibura wamuhuje n'umuntu ufite ingufu nyinshi cyane, ndetse kandi ufite n'umuhate n'umuntu ukomeye cyane, apana kumuhanganisha na bari abagabo. Uyavuga ati amahitamo buriya y'umuntu witaho muri politike cyangwa se muri taktike, ni njye ubigena byose, ni njye ugena ukuntu bigenda no kuba umukobwa wanjye namwambika ikamba ryo kuba guverineri w'iyi state turimo nonaha. Ndetse kandi igihe uko kizagenda gipasinga cyangwa se kigenda, uriya mugabo buriya burwayi arwaye, umukobwa wacu azagenda ahinduka umuntu ukomeye cyane, bamutore, ndetse ibintu byose bigende neza, kandi byose bizaba bigende kuri constitution cyangwa se itegeko nshinga nk'uko ribisaba.
uyu nguyu arasekana umugore yumva ibyo bintu birimo imipango myiza. Tayiga ahita umva umugabo wa karisima ndetse n'ububasha. Abakarismatike mwese ndabasuhuje. Iyo mbonye karisima mpita nibuka abakarismatike nyine. Ubwo niba utari umugatolika tayari watakaye. Aka kanya rero ndi kwiyumva impamvu bakwita ngo inaye of sacrifice cyangwa se ngo ni father of sacrifice cyangwa se ngo ni umugabo cyangwa se papa w'ibitambo nyine. Ewa umugore aramwosha. Mu gihe cyakurikiyeho hano hari ibirori byari byabaye, umugabo yoze kuvuga ngo hari ishyaka ryabo nyine ngo rigiye guterana ngo mu minsi cyangwa se mu majoro abiri agiye kuza kugira ngo uyu mukobwa nawe bamugaragaze nyine nk'umuntu ufite ububasha. Ati ndagira ngo muze murebe, ese mwaba muzi icyo bisaba kugira ngo umuntu abe umugabo, abe umuntu mwiza? Ni umusore bakodesheje, ni Gerishomu bamukodesheje ngo azaririmbe. Ese mwaba muzi icyo bisaba ngo umuntu abe umugabo uhamye? Kumbe muri iri shyaka nyine baje hanga. Bityo rero nari nje hanga kugira ngo ndokinge uyu munsi. Ndavuze ngo reka nze kugira ngo mbereke neza icyo bisaba. Babagabo bose bari muri Brotherhood burahari. Hari umugore waje hanga harimo kwimurika cyane. Kumbe uyu mugore ni umugore wa Damiyani. Baje hanga hamwe ishyaka kugira ngo n'umukobwa Sofia wabo n'ababagabo bose twabonye muri Brotherhood. Nuriya mugabo umwe ngo uhanganye nuriya mugabo nyine Damiyani. Bavuze ko ngo cyangwa se warahindahiro akavuga ko byanga byakunda uriya mwana w'umukobwa Sofia atazigera yicara ku ntebe ya guverineri ngo bikunde. Bose baraha, bigaragara ko iri shyaka rimeze ukuntu umugore yaje imeze ukuntu. Kumbe na Damiyani n'umukobwa nuko baje bafite n'umurinzi, ibiceri birahari cyane. Murakoze cyane, ni Damiyani. murakoze cyane murakoze cyane. Uririmba avuga ati nimuze mbabwire icyo bisaba kugira ngo umuntu abikiremwa muntu kizima. Mureke mbabwire, nimuze mbabwire cyane. Damiyani murakoze cyane. Ishyaka ryacu cyangwa se ngo ni One Nation Party ndetse iterambere ku bantu bose. One Nation Party, ishyaka rya nasiyo imwe yonyine gusa ndetse iterambere ku bantu benshi. Iterambere ku bantu bose, One Nation Party cyangwa se ni ishyaka ryacu. Murakoze cyane. Umugore wanjye nanjye twese turishimye cyane kuko twaba hostinze ahangaha. Ndetse mwakoze cyane kuza. Uyu nguyu ntabwo ari umunsi wo kunywa za wayine gusa n'umuziki mwiza, ahubwo ni urwibutso cyangwa se ni umwanya w'inzibutso nyine tuzagira. Abagabo barahari. Ati ishyaka ryacu ndetse kandi akaba ari One Nation Party, ishyaka rya Danger rirenze ndetse kandi kugira ngo ribalance cyangwa se rikire ku munzani bijyanye no kuba igitsina gore bose barimo n'abagabo. Ndagira ngo mwese introducing ndetse umuntu wa testinzwe cyangwa se wasuzumwe wizewe ndetse kandi nanone uhanganye akaba ari umukobwa ukiri mutoya cyane, uzaba assistant cyangwa se akazagenda aba ubwo niwe bagiye gutorera umwungiriza ku kuba yaba nyine muri guverineri wa state. Biriya bihugu biba bifite amareta nyine nko kumva no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Nigeria haba amastate naho buriya. Muri aya matora agiye kuza. Ati uyu ni umukobwa rwose ngewe mbashimiye cyane nanishimiye cyane. Bagabo namwe bagore, mu biganza byanyu niba bidahuze cyane ndabinginze ni mu bikoresho muha ikaze Sofia y'umukobwa wanjye. Koko ibiganza ntibyari bihuze bakoma mu mashyi. Ibiganza iyo bihuze ntabwo murakoze. One Nation Party, iterambere ku bantu bose. One Nation Party, iterambere ku bantu bose ndetse kandi iterambere ku bantu abari bo bose. Ishyaka ryacu rya Danger niryo rizabikora. Ati kandi nanone aka kanya nabo nkoze nabi, muri aka kanya ndamutse ntagakoresheje neza kugira ngo nindangiza mpereze icyubahiro ku muntu ugikwiriye rwose. Bityo nkirimo gukora ibyo ngibyo, aka kanya ngiye kwemerera nanone umugabo w'akanya kacu neza cyane. Uyu we ahora bigaragara ko uyu mugabo amufitiye n'ifitina ryinshi, akaba ari umugabo w'imyaka igendera ku gihe w'iri shyaka ryacu, umeze neza cyane. Ndetse uyu mugabo turimo kuvuga ahangaha akaba ari umugabo iteka ryose ugaragaza cyangwa se werekana inzira
akaba ari umugabo uzi inzira ndetse nanone akaba ari umugabo ujya muri izo nzira rwose. Baraseka ati basore namwe bakobwa namwe bagabo nawe, ati intwari y'ishyaka ryacu ndetse akaba ari intwari ya leta yacu state ariko nyine, ndetse kandi akaba ari umwe rukumbi, n'ijuru ryo ubwaryo riramwibuka rikamwibuka nka guverineri ugiye kuzayobora iyi leta. Basore namwe bagabo niba ibiganza byanyu bidahuze nimuhe ikaze neza cyane uyu mugabo Chifu. Amuvuga n'izina ntumvise neza cyane, kumbe uyu mugabo niwe urungirizwa n'uriya mukobwa tubonye, bamukomera mu mashyi. Ishyaka ryacu rya Dange, iterambere ku bantu bose, iterambere ryacu, ishyaka ryacu. Ni abagabo bari ahangaha ariko bose usanga hehe muri ati hari umuntu wavuze n'uyu mugabo ngo Imana imwe cyangwa se niyo isumba byose, niyo majorite, ariko ngewe ndavuze ngo Damiyani wacu niwe maturity, niwe wa Dange. Aramusingiza, barasingizanya. Uyu ufite fitina ati nimunyereke umwana wogeje ibiganza bye cyangwa se wabikarabye bikaba bimeze neza, ngiye ndibuhite mutungira urutoki ku isahani mubwire ngo genda ujye kurya wa mwana we rwose. Nyagasani, uwo mwana uyu munsi ari kumwe natwe nonaha, mbese wowe rwohereza akanya ari kugenda. Ati Sofia sha Sophie, murakoze cyane. Mbese barakirana muri leta yacu uyu munsi ndetse kandi no mu ishyaka ryacu. Umugabo umwe rukumbi, umwe wenyine gusa, uwo mugabo niwe utwaye statemanship cyangwa se afite ububasha bwo kuyobora iyi statemanship yacu, ndetse iyo avuze yego avuga yego, nta muntu ugomba kuvuga oya muri iyi leta yacu. Ndetse kandi uyu mugabo akari we wazanye impaya ayikuye mu mwijima w'icuraburindi, ndetse uyu munsi aka kanya ngiye n'umutima wanjye wose nakiriye aka kazi neza cyane, nkakorana n'umukobwa we Sofia, bigaragara ko Damiyeni arenze cyane, ndetse kandi nkakorana n'ishyaka ryacu rya Dange. Sofia urisanga shawa agakobwa we rwose, ishyaka ryacu rimwe ryonyine rukumbi. Hano hari abagabo batishimye, uyu munsi turajya muri politike kugira ngo nanjye ngire utwo mbabwira, ariko bigendanye n'imbaraga zidasanzwe nyine kugira ngo nkomeze mbarondorere ibintu mukeneye kumenya. Nubwo nanjye nyine mukiraho umuziki noneho aka kanya muzane n'ibintu biri edibo ni ibintu by'ibiribwa nyine n'ibiki no kunywa. Hanyuma tugire wa wundi urimo kuririmba ati nimuze mbabwire icyo bisaba kugira ngo umugabo abe ameze neza cyangwa se umuntu aba ari umugabo. Sofia avuga ati biriya bintu byari ubutamu cyane, urabizi ni umusore uranga. Ati hoya nese hari ikindi wari witeze kitari biriya. Ati uwo mukobwa w'icyumba wari wakihari 100%, mbese nka wagira ngo uri umumona kineza neza urimo kwicara ku ntebe y'ubwami. Uyu nguyu agira utisane were, navuga ko papa wanjye nyine ari umuntu w'igitangaza cyane, utekereza cyane, kuko niwe master planner w'ibintu byose biri kubera hanga. Yavuga ati wow byiza cyane. Ni umusore bari kumwe banywa no ku kantu. Ati Chris Okafo international businessman, ndetse kandi akaba n'umustrategiste muri politike, akaba n'umusore ugira urukundo. Yavuga ati umusore ugira urukundo niko vuze. Ati ngaho rero nkubita umurongo umwe w'urukundo. Oya avuga ati okereka nze ngo kubite umurongo w'urukundo. Ijoro riba rimfitiye ishyari, rifite ishyari kurabagirana kwawe, ndetse umwijima fedinga nyine. Umwijima fedi ni ukuburira mu myotsi. Umwijima uburira mu myotsi iyo uhita wigaragaza cyangwa se ukigaragaza mu buryo budasanzwe buri mystike cyane. Noneho inyenyeri ziri hejuru cyane zifite n'isoni ryinshi zigahita zirohama mu bwiza bwawe n'ubwuki bwawe no kureba amaso yawe. Yavuga ati mbega ewane navuga koko uri lava boy rwose. Iyo ni introduction yanyaye, ndetse kandi ni na compliment uransingije cyane. Uyavuga ati hanyuma se ibingibi tubyite gute aka kanya? Imyizerere, ubukungu, cyangwa tubyite ko wenda aka kanya twavuga ko ari uguhagarara kuri design ya papa wawe ku byo yagukoreye ako kanya umugabo nuko yaje. Mbega ifoto nziza mwese mufite ahangaha we, cyangwa se uko muhagaze mbega ukuntu biri kugaragara neza cyane we. Uyu mugabo ageze ahangaha yumva uyu musore witoroduje kuri uyu mukobwa amubwira ngo tubyite ngo kuba urimo kuzamukira nko kumubwira ngo urimo kuzamukira mu bicucucucu bya viye wawe cyangwa se bya papa wawe. Ati ewane imbaraga z'urukundo n'umugabo nuko nguko yaje, ndetse kandi akaba ari composition idakunze kuboneka cyane. Yavuga ati daddy ewane uzi igihe cyo kugaragarira ahantu neza mu gihe cyanyacyo bwite. Uyu ni inshuti yanjye yitwa Chris nyine, ndetse nanone Chris uyu nguyu ni papa wanjye. Uyavuga ati nawe ukaba uri my idea wanjye, iteka ryose ukaba ushaka inzira zo kuntungura rwose pe. Ariko uyu mugabo ameze nk'aho wagira ngo ntabwo Chris Okafo rwose
amwitegereza areba uyu musore. Izina ryawe ryahwihwishwijwe kenshi cyane mu matwi yanjye mu nziga nagiye nzereramo nagiye nkumva kenshi, quite impressive. Yavuga ati navuga ko rero nanjye nakumviseho chief rwose byinshi cyane, ni byiza guhura nawe amaso ku maso. Uyavuga ati rero reka twere gutegereza ikirori ngo gitume dutegereza, kuko hari ibyumba binini cyane cyangwa se ibiganiro byacu turi buze kubiganira neza cyane. Umukobwa papa we aramujyana, uyu asigara avuga mbega we uzi n'imitoma uyu musore ari ahangaha nyine asigara arimo kubi oke ntaribi nyine mbese ntagira akantu na gato kagucika. Urabizi ko akantu nazanye ubwo nyine biba bifitanye isano ukuntu bimeze ukuntu. Muri ibi birori nyine abari barimo kurya bari bagikomeje kurya amafunguro ameze neza cyane, ibintu ari ubutamu cyane, ndetse bamwe batangira no guhaguruka bavuga dutahe, yego burije mama araduhamagaye. Bamwe batangira gucaho baragenda, abakobwa bavuga bati oya nese ibi sinabijyana se, ati oya twaba twisebeje cyane niko mu birori bigenda. Natashye ibirori byinshi nanjye nigeze gutahana nk'ejo numva baravuze ngo twabuze ibintu we base kwa bangitse umujura. Ari akantu nari natahanye nk'umuntu watashye ibirori. Hari abantu nabo b'abanyabirori baba batumije ibirori badashima pe nasoma mugira ngo ibyo mwari mufite byose, kumbe urugo byabereyemo nyine nahangaha mu rugo kwa Damiyani niko yaraje n'umukobwa we avuye kumwakuriya musore Chris. Umukobwa aza yitegereza ahanga ari kumwe na papa we, ariko uyu mugabo bigaragara ko mu mvugo yarameze nk'umuntu utishimye. Umukobwa avuga ati mbega umunsi wari mwiza we ewana, uyu munsi wari ubutamu cyane. Umugabo ameze nk'ubabaye nyagasani. Umukobwa wakiri mu byishimo bamuteye n'imitoma hariya hanze, reba shanziga gutera imitoma. Urakoze cyane papa kuri ibi ngibi, wakoze cyane. Umugabo yaheze mu bitekerezo ameze nk'utishimye. Ndetse kandi dade uriya Chris nyine yararimo ku complimentinga nyine ibintu nta bintu birenzeho, bityo ntumpangayikire rwose ibintu nk'ibyo ngibyo. Yavuga ati nta gitekerezo ufite wa mukobwa w'icyuri we, ndetse n'uwo urimo kwijandikaho cyangwa se na pozisiyo uteganya kwicaraho, bityo ndetse kandi akaba ari ahantu utagakwiye kuba uri ngo ube wajya mwa biriya bintu by'abakunzi birirwa barimo guhekenya amashikareti. Uyavuga ati papa ntumbwire ko urimo gutekereza ko Chris ashobora kumbera igikangisho muri ambition yanjye ya politike. Come on daddy. Uyavuga ati ngiye nizeye ko familiarity ari uburozi buba bwashyizwe mu birahuri cyangwa se nk'ibintu byo kunyweramo goblets. Nyine goblets ni ibikombe abantu bo muri segonderi twabikundaga kubyita amagobore nyine. Mbese familiarity cyangwa se kubuziranye n'abantu n'uburozi busukwa mu bikombe bya gold nyine cyangwa se bya zahabu. Wa mukobwa kumenyana n'abantu wimenyereza n'abantu. Uyavuga ati dade urabizi noneho nge urabyangirije cyane, nta n'impamvu yo guhangayika ibyo bintu urimo kuvuga. Ndavuga ati iyo niyo mpamvu nyine nkiri ikintu cyangwa se mfite icyo ndicyo wagakobwa we. Ako kanya baraflashinze, kumbe uyu mugabo batumvikana yarari mu bwiherero. Nuko nguko yaje azaseka umusitari wacu ukiri kuzamuka rwose nsuhuza, ariko afite ifitina ryinshi cyane ntagira akantu na gato kagucika. Byose birakonekitinga tukagendana neza cyane. Uyu mukobwa twabonye arota. Congratulations Sofia we. Turakoze cyane so much chief, urakoze cyane. Amwenyura amureba amwitegereza. Uyu mugabo namure wane nari natekereje kuri offer yawe. Undi avuga ati chief reka nkusigane na papa wanjye n'ibiki byose, mwe munyihanganiye mube muganira nk'abantu bakuru. Umukobwa caho bono bagabo bafitanye ifitina ryinshi, baba bagomba kumwenyura imbere y'abatabazi nyine kugira ngo uyu mugabo reka nizere ko uri gushyira amategeko yawe muri rugo, urimo kuruyobora neza Damiyani we, urimo kurutunganya urishyira kuri orudire. Uyavuga ati urugo rwanjye ruhora kuri orudire rumeze neza rutunganye wana. Ndamureba ushaka ibyo kunywa byinshi se? Ati ndatekereza nanyweye byinshi uyu munsi kubw'umunsi umwe. Bityo rero uyu mugabo avuga ati reka nguherekeze ku modoka rero tugende nguherekeze cyane nyagasani. Uyu nguyu agenda amuherekeje, babagira ngo hatagira n'ibintu bavugira nahangaha muri uru rugo. Muri politike niko biba bimeze byinshi cyane, ariko ukamenya ko iri jambo atari ryeru. Inaha muri izike turi buze no kumenya ngo ubundi biriya bintu bya brotherhood n'ibikina bari abagabo ngo ukwezi k'umwijima we kubaho ngo black moon shadow moon. Ati nakubonanye n'uriya muntu w'igitsina gabo. Sofia avuga ngo nande?
ari mama we nande ati kamani Sofia wagakobwa we wituka intelligence yanjye cyangwa se ubutasi bwanjye wibituka kari agasore kari camingi cyane neza neza gafite no kamwenyu karyoshye ukuntu uyavuga ati ngiye nahuye n'abantu benshi cyane mama uyu munsi nese ndike ibaruwa cyangwa urupapuro uyavuga ati oya ibisubizo bitandukanye buriya rimwe na rimwe ni ugucanganyikirwa gutuje cyangwa se gucecetse wa mukobwa we umukobwa avuga ati okay sawa nyine sawa nibishake icyo nshatse kuvuga uriya musore Chris arashishikaje cyane ariko nyine papa ntabwo ameze nk'umuntu wamwemera nyine ngo amwapuruvinge uyu nguyu amureba ni mama we baba bagomba kubiganiraho mpereza ikiganza mwana wa hari abantu tutagize amahirwe yo kugira ngo ati baby girl ntabwo ukeneye ko papa wawe yapuruvinga kugira ngo ugwe mu rukundo ngo abyemere yego niko bimeze si ngombwa genda ufatirana amahirwe yawe wigwire mu rukundo uko ushaka mama we aramushomora ehe mbega kumbe brotherhood baje ahangaha ndetse kandi nanone mu kureberera cyangwa se ducunzwe bihoraho byiteka ryose na kamuntu nyine cyangwa se n'ukwezi k'umwijima reka buri rurimi rwose ruzatubere abatangabuhamya kuri covenant cyangwa se igihango cyacu na za roho zacu ndetse ko buri wese agiye gukora riniye ya membership muri iyi brotherhood mbese bagira n'igihe bakavugurura ubwo ugahita umenya ko ari ibitambo batamba nyine bakavugurura membership yo kuba barahangaha bino bintu n'ujya ubibona kugira ngo tubitandukanye neza ujye ubitandukanye buriya naba ngaba bakoresha imbaraga zidasanzwe cyangwa se ukabona na bagore baba bameze nk'uko baza ngo gusaba imbaraga kugira ngo bagire icyo bakora bano ntabwo aba ari abaruzikazi ibyo ngibyo byo uzabimenye aha sasa rero uyu mugabo akomeza kubitegereza cyane areba buri wese umwe kugira ngo aza agire icyo yakora uyu mugabo ufite ifitina ryinshi cyane ati ngiye natambye igitambo mu mwana wanjye w'umuhungu ndetse kandi nanone mu myaka ye mutamba mu myaka y'ibizamini yari agiye gukora aka kanya rero n'umwana wanjye w'umuhererezi ngiye kumutamba kugira ngo membership yanjye ikomeze ibeho hari abantu bavukiye gupfa bishwe ati ngiye narahindahira yuko natanze mama wanjye ndetse kandi mutanga ntanarebye n'inyuma aka kanya rero ngiye kuri niyunga nkoresheje umukobwa wanjye wa kabiri ukurikira imfura bariba abagabo barimo kurahira ibyo bagomba gutamba umugabo wundi aza ahangaha ku ruhande avuga ati ngiye natanze ubugabo bwanjye kugira ngo neza abana banjye bataravuka nzabatambe mbese imbuto zanjye nagombaga kuzabyara hano ku isi nzitange byiteka bityo rero ngewe nza umuvandimwe wanjye dukurikirana niwe ngiye gutambamo kugira ngo nkorere niyo nyagasane kugira ngo babone imbaraga uyavuga ati none se ko watereranwe Damiyani we nta kintu arimwe kuvuga bano riniyo yabo irakunda cyane ariko Damiyani we ntagira ikintu yavuga bavuga utuntu tw'utugambo bavuga utugambo two muri iyi brotherhood muri iri joro uyu mugabo ahita areba Damiyani none se wowe pledge yawe ni iyihe utambye iki uyu mugabo azahanga nawe ni Damiyani nyagasani ngo ni igikomerezwa mu ishyaka ryabo nubwo atari we chairman ati ngewe ntambye cyangwa se pledginze nyine inka 7 kugira ngo nkorere niyo ya membership yacu bano bahita batungurwa cyane bandi batambye ibitambo bikomeye cyane uyu waracyarimo gufinata n'ibiki byose ni Damiyani abona ati nta gitambo kirenze buriya ibintu birimo buribwe bwinshi cyane ndetse n'igitambo cy'igiciro gikomeye cyane uyu avuga ati ngewe ntabwo nzi icyo nakora rwose ngewe umuryango wanjye ndawukunda sinawutamba uyu avuga ati imyizerere yawe izakuyobora wa mugabo we nyagasani mbese uyu mugabo arimo kuzana amarangamutima mu bintu umukobwa we twabonye ko amukunda cyane yitwa Sofia n'umugore we aramukunda cyane none atangiye gushinata abandi barimo gutanga abavandimwe harimo n'uwatambye ubugabo subwo we waba ushaka ibyiki ne yewe noneho uyu mugabo ubakuriye cyane boro hari ibyo yagiye guterura hariya inyuma ati hagati y'izi veso uko ari ebyiri nizo haryamye igeno ryawe wa mugabo we cyangwa se fete yawe bityo rero ukwezi kuri buze gufata buri kintu icyo ari cyo cyose ibiganza byawe biri buze kuguhishurira hitamo nona nyagasani bigaragara ko ari utuntu tubiri bamuzaniye agiye guhitamo neza uyu mugabo nahitamo ari buze guhitamo icyo ahisemo kibi gitambo yarazuyaza
agapapuro yari yagiye gufata arakareka hariya hirya ku ruhande ameze nk'ufite ubwoba, ndetse araza afata ahangaha ku gapapuro kari ahangaha atoramo agapapuro bigaragara ko ariho handitse igitambo agomba gutamba. Uyu mugabo amaze gufata aka gapapuro arongera arahindukira, Brotherhood irimwo kubireba. Nyagasani undebere, uyu mugabo yarambuye agapapuro, mu kurambura agapapuro kanditseho Sofia ko umukobwa we ati ikuzo ku kwezi niko barahira, ikuzo ku kwezi, turabyemeye cyane, ibyo nibyo bigomba kuba Sofia niwe ugomba kuba igitambo, umukobwa Sofia. Ndetse kandi iteka ryose tuzahora twunamira umwamikazi wacu, ni indirimbo baririmbaga. Uyu mugabo Damiyani ageze ahangaha ku ruhande cyangwa se avuye hariya yaje kubitekerezaho, umukobwa we Sofia ngo agomba kuba igitambo. Uyu mugabo yitwa Kanayo aka gafilime wajya no kukareba kitwa ngo Lord of Sanctum. Umugore we nuko nguko yaje sasa rero. Sasa kubera iyi YouTube channel buretse nari mvuze bari kuvuga nibiki bijya mbere mugabo wanjye kuva wagaruka urimo kunywa utuje cyane unababaye, none se nibiki byabaye? N'umugabo asanzwe agira ibyo atamba, none umukobwa we niwe ugezweho kugira ngo amutambe. Umukobwa we yarose papa we afite igipupe arimo kugishyingura, ati rukundo rwanjye mvugisha n'umugore oke. Uyu mugabo araceceka arahangayitse cyane, umukobwa rukundo bebu bebu wanjye mvugisha, ndakwinginze mvugisha cyane, ikibazo buriya gisangiwe kiba gikemutsemo kimwe cya kabiri cyacyo. Uyu mugabo akomeza guceceka, ndakwinginze mugabo wanjye gira icyo uvuga, ndakwinginze vuga. Umugore arabibona ko barimo kumurya sini cyane, uyu mugabo nawe nta kintu afite cyo kuba yavuga. Umugore aruhutse umutima cyane. Sasa rero ateretse niba ari ibijyanye na politike, ni ukubera iki ibya Kayizari utabihereza Kayizari ubundi hanyuma n'iby'Imana ukabiha Imana? Umugore ahita nivumbura, Emmanuel we Manudi, ubwo ni umukozi ukora ahangaha, niba ari ibya politiki ibya Kayizari wabihaye Kayizari, kumbe Sofia ati urabiryohewe sibyo? Ati ewane ibiriya bintu byari ibindi it was something else, ni byo mu Kinyarwanda ngo byari ibindi ndatekereza dukore n'akandi basi kamwe aya basi aka kabiri nyine, noneho nginde cyakomeye cyane cyaceka funga umunwa. Uyu mukobwa mama we yamubwiye ngo ajye mu rukundo papa we ahita amuhamagara, yikora rwose reka nizere ko atari wa musore rwamagaye, ndo wa musore ati ni iby'akazi wana. Umukobwa mama we yamubwiye ngo ajye mu rukundo, mu kubona ni dadi umpamagaye, ahita afata telefone igitaraganya. Uyu avuga ati ni papa wawe acyo ntaribi rwose no musore akajya amukora, hello daddy uri hehe se? Ati papa ndi kuri spa, ndetse kandi nagize umunsi. Ati ujyana rinatekereje ko nyine, ati ndakwizeye kumeze neza sibyo? Ati yego papa meze neza cyane. Ati oke nta kibazo tuze kubonana mu kanya, bye honey. Nese ufite ikihe kibazo wa musore? Ndavuga ati ewana iyindi nshuro noneho basi uzajye ukora ka massage kanya ko muri spa nyine spa buriya ni hariya bakorera za massage. We hari umuntu nzabwira akahandangira, kumbe hano hafi hari umusore uri ahangaha, ariko uyu musore twamubonye byanga byakunda ameze muri babandi bakorera uriya mugabo Damiyani. Uyu nguyu nuko batashye bavuye hariya bari n'uyu musore twabonye yitwa Chris. Oya si ngombwa bino n'ubutamu ingo noneho n'ibiki byose pono bakimara gutambuka, uyu musore wagira ngo yararimo kubicunga neza cyane, ahita yandika aka message cyangwa se yandika muri telefone arahamagara. Ndetse uyu musore mu guhamagara ati yego rwose sinzi ibintu yavuze tutarimwo no kumva neza cyane, bigaragara ko yarimo gutanga amakuru. Umukobwa we batangiye kumushyiraho uburinzi, nko kuvuga ko papa we ashobora kuba ari wamukizaho uburinzi kubera ko Brotherhood yamubwiye ngo amutambemo igitambo. Kandi uriya mugabo yavuze ko ngo noneho ngo akunda umuryango we ngo ashaka gutanga inka 7. Shabale n'abagabo bakurushaho bakuze cyane. Shabale muceceke nyagasani, ni Brotherhood. Damiyani wamugenga we n'uyu nguyu, nose igitambo cyawe gihamagare none hakize ugomba gutamba igitambo. Uyu nguyu avuga ati nyuma yo kuganira neza cyane noneho nahinduye ibitekerezo byanjye rwose. Ati wahinduye ibitekerezo? Nta gusubira inyuma Damiyani wa mugabo we,
uyavuga ati ndagutakambiye master, namwe ndabatakambiye ba brother wanjye cyangwa se bavandimwe banjye, ndetse kandi ntakambiye na madamuni, ndetse ko rwose ukwezi k'umukara kunkiriramo imiyaga kukampereza icyubahiro cyuko igitambo cyanjye nakora icyo bita substitution, nyine umugore wanjye nkamusubstitutinga n'umugore wanjye. Uyavuga ati byahiswemo biba byahiswemo, nta bya substitution bigomba kuba. Glory to the black moon. Mbese muri make ntabwo ashobora guhindura ngo umugore wari utamba igitambo. Ati irari ryo gushyiraho ibikangisho muri covenant yacu cyangwa se mu gihango cyacu, ibi ngibi rwose wapi ntabwo bikwiriye, ni umugabo ubayoboye ahangaha. Ndetse kandi ijwi ryo guhamagara rigomba kuzana igeno uko byagenda kose. Reka inzogera ya Sekibi iranginge cyangwa se iringinge isone inzogera, wa mugabo ufite ifitina ryinshi. Mbese ibi ngibi bisobanuye ko uyu mugabo kubera atangiye ibintu byo gushidikanya, icyo bita ngo ni devil's bell, nyine ngo ni inzogera ya Sekibi. Devil nyine ni Sekibi, ariko uriya Satani nyine, uriya abantu bita Satani, Devil nyine. Reka iyi nzogera ya Sekibi uko iri buze kugenda ivuga cyangwa se bakayikubita igasona, niko akangaratete kari buze guhita kaba kuri uyu mugabo Damiyani, kubera ko yatangiye gukora ibintu byo gushidikanya rimwe kuzana ahangaha ku igeno rye, bityo bagiye kumutesha umutwe cyane. Uyu mugabo umufitiye ifitina niwe bahereje iyi nzogera ya Sekibi. Ati yego rwose izi nshingano ndazemeye. Uyu mugabo ufite ifitina ryinshi, umwanga nyine arayitegereza nko kuvuga ngo uko ndabanyihonda cyane ibyago bikaba kuri Damiyani niko ndishima cyane nicyo bisobanuye nyagasani. Ati iyi nzogera uyu nguyu ubakuriye iri buze gukomandinga cyangwa se guhereza itegeko umuvumba, buri uko isonye iyi nzogera, wa mugabo we Damiyani umuvumo wa Sekibi uri buze ku arayizinga cyangwa se uri buze kujya ubyuka ukubeho. Ndetse kandi buri muntu uwo ari we wese cyangwa se uyu mugabo Damiyani uri buze kwivanga muri brotherhood cyangwa se akagira ibyo ashaka guhindura, ari buze guhura n'ingaruka zikomeye cyane nyagasani. Mbese Damiyani uriya mukobwa Sofia amutambe, uyu mureba ndagufite cyane sawasha arayakubita n'umujinya mwinshi cyane, n'umujinya. Ikuzo ku kwezi k'umwijima, ako ukwezi k'umwijima kubaho black moon. Ibyo ngibyo byarabaye nyagasani. Uyu mugore yararanga arimo guhamagara kuri telefone, nyine ni umugore uburanga, bigaragara ko n'ibintu byose biberanga mu rugo rwe abatanabizi anatanabizi. Ndetse arahangaha uyu nuko nguko yatashye. Aya makuru ndikumva asa ni bwoko ki? Uyu nguyu yaza kuyambirana n'umugore, ibyago birimo kubatera. Nicyo kibazo cyabaye. Umugore avuga ati ntabwo nari mbishaka, ndarahiye no kuri roho yanjye, ntabwo nari mbigamije. Umugabo avuga ati toza ibyo mbwira ibyabaye bya nyabyo bwite. Uyu mugore avuga ati ngewe nari ndimo gutwara imodoka ndi kuza mu rugo, nta nubwo nari ndimo gutwara ku muvuduko mwinshi, ndarahiye na gatoya. Ndetse noneho icyo gihe birimo kuba mu buryo butunguranye, umuntu w'umusaza araza yegera agiye kwambuka umuhanda ku kamoto ke. Noneho bukurikiyeho noneho nyine ubwo nyine mbere yuko nakandagira kuri feri, nyine ubwo nari nakererewe, yahise apfa igitaraganya cyane. Yavuga ati no mugabo. Ibyago bitangiye kuza kuri uyu muryango, uyu mugabo akangaratete gatangiye kuza. Hanyuma se umurambo we uri hehe? Ati bawujyanye, umuryango wawujyanye, ndetse kandi barimo no gusaba ko ashyingurwa neza cyane, bakanashaka na miliyoni 250 y'amanayira. Uyu mugabo arikanga cyane, miliyoni 250 z'amanayira akanashyingurwa muri state barrier. Mbese nirimbi rya danje. Nese uwo mugabo wagonze ni bishop se? Uyu nguyu avuga ati oya ni igwe w'igiturage. Igwe ni umwami. Ati yego rwose ni igwe. Bino bihugu byo muri Nigeria twarabibonye muri twinshi twagiye turebana, wenda niba atari ubwa mbere urebye akangaka cyangwa se turebanye akarimo ijwi ryanjye muri Nigeria haba hari iterambere, hari na za repubulika, ariko hari n'abami bayoboye ibiturage. Rero yagonze igwe cyangwa se umwami ari kwigendera ku kamoto. Uyu mugabo arabyumva avuga ati iki ni igihombo gikomeye cyane, iki ni igihombo gikomeye cyane. Iki ni igihombo gikomeye cyane kuri twebwe twese, kubera ko kiriya giturage gihombye umwami wacu, natwe duhombye amafaranga yacu. No reka mpamagare. Urahamagawe aka kanya.
kombe uyu mugabo bari bamuhamagaye kuri telefoni, n'akangaratete gatangiye kuza. Halo, uwahamagaye agira ibyo amubwira, chifu shipment yawe yose polisi yayifashe ku mwaro. Nyagasani uyu ngo yavuga ati what, aratungurwa cyane. Shipment nka kuri yo ba waranguye nko mu mahanga nyine, none se nibiki batwaye? Ati cargo yose bayitwaye ati nushatse kuvuga iki ngo babitwaye byose ushatse gusobanura iki? Neza shipment ko ifi ni miliyari 2 n'ibice 7 nyine by'amanayira. Ati banze kunegosiya chief ibintu byo byose babitwaye. Uyu mugabo Brotherhood itangiye kumugendaho uko uriya mugabo umufitiye ifitina ari gukubita kunzogera. Wonderful niko yahise avuga. Biratangaje cyane, umva biratangaje cyane wa muginga we, wowe aka kanya urimo gukomeza gukubita kunzogera cyane. Abitekerezaho ni umugabo abazaho birimo gupfira, yahise aza kumureba. Ati ngewe ndimo guhomba ibintu byinshi cyane kuva uri gukubita iriya nzogera wa muginga we. Uyavuga ati ngende gukora inshingano nahawe na Brotherhood man na byadanje. Uyavuga ati ariko ibyo byose urimo kubikora kugira ngo dutwarwe cyangwa se duhombe ibyo twese twakobokeye twaruhiye. Yavuga ati aya mafaranga n'ubukire bwawe na buri bintu byose tonze man ni bya Brotherhood. N'ubundi se ko ariho ubikura, ndetse kandi icyo ari cyo cyose gitwawe ntabwo ugomba bino bintu urabyumvise ngo n'ikintu cyose uri buze guhomba ntabwo ari ngombwa ngo wumve uhombye cyangwa se ngo ukibazeho, ahubwo ubyishimire. Niko n'abantu b'iyi minsi bakora nyine, ngo niyo itwara ikanisubiza noneho ikanatanga. Kubera rero utagomba kuyicira urubanza ku myanzuro yayo. Iyo dupfuye nta kibazo, niyo tuvutse nabyo nta kibazo. Mbese na Brotherhood niko imeze, nta bindi nshaka kurenzaho. Uyavate nyuma ya byose nubundi se ko batasabye ubuzima bwawe cyangwa se batarasaba ubuzima bwawe, shima ahubwo. Uyavuga ati umva nkubwire, reka twere kuzingura cyangwa se kurambura ibintu birenze cyane aho byagakwiriye kugera. Nge nawe dushobora kunegosiya ibijyanye na equity ndetse na fairness, cyangwa se nge nawe tukavugana nyine tukareba uburyo tubyorganiza biciye mu mucyo n'uburinganire n'ubuhuze n'ubuhure. Oya avuga ati Damiyani wowe nkunzi neza cyane, ntabwo nari nzi ko rwose usigaye uri umusizi ushobora kuririmba ukaririmba n'ibintu birimo equity na fairness n'ibintu by'uburinganire. Ni wasanga ngomba kukwibutsa ko aka kanya rwose twebwe turi architects of power, cyangwa se ari twebwe noneho architecture ni abantu nyine b'abanyabugeni aribo bagena ibintu nyine tuvuge nk'ibishushanyo bimeze ukuntu. Twebwe rero ni twebwe tugena ububasha n'imbaraga, nibo turibo. Ndetse kandi imbaraga nshuti yanjye ntabwo zijya zisaranganwa mu buryo bungana. Ubyibuke neza cyane, imbaraga ziraguranwa cyangwa se imbaraga zigatorwa zigafatwa. Ntabwo imbaraga ari uko nguko barimo kubivuga ngo urimo kubivuga ngo tugurane. Uyavuga ati urashaka iki se, n'iki ushaka? Mbese nko kugira ngo bagurane ububasha nyine. Uyavuga ati nshaka kandidatire yawe na kandidatire y'umukobwa wawe muzikire hasi nka guverineri na deputy governor. Ako kanya igiteraganya cyane. Icyo gihe nuramuka ubikoze nibwo ngende buze gukora amahitamo yanjye uko mbishaka utambangamiye, amwe meza nyine meza. Mbese bitihise niba atari ibyo ngibyo ndakomeza nkubita inzogera. Uyavuga ati urashaka kuba king maker se, urashaka kunsimbura wa mugenga we? Uyavuga ati oya ntabwo ariko bimeze rwose, njye ndimo kuvuga ku bijyanye na equity na fairness, ku bijyanye n'uburinganire no guca mu mucyo. Kandi bino bintu ntabwo bishoboka. Ubundi hari umuntu utanyigisha ngo guca mu mucyo nase umuntu nk'urugero aya buretse ndamuvuga mu kanya. Urimo kunyigisha sha ibyo guca mu mucyo? Igihe nkeneye ubufasha umbwira ngo ngira gutya, ariko ubufasha ubushaka tukabuguha. Ati gukomeza iriya nzogera komeza uyivuze uko ushaka uko ubishaka. Sorry baransize cyane ibyo barimo kuvuga. Ati komeza uvuge inzogera, ariko ngewe n'umukobwa wanjye tuzakomeza kuba abakandida w'ishyaka ryacu, nushaka ukora uko ubishaka wa muginga we. Uyu mugabo ufite ifitina ryinshi cyane aramwenyura. Ati nyamara rero ibyo ngibyo umbwiye ubifate nkaho ngiye kubikora n'ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Ngiye gukomeza nkubita inzogera. Mbega umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza. Agiye gukomeza akubita inzogera amuhombye cyane. Uyu mugabo arabyumva abona ko ibi bintu bigiye kuba ibibazo bikomeye cyane, ndetse kandi we yarabizi.
ati umwami uzi uko agomba kubaransinga ikamba rye ntabwo ajya arwana buri ntambara iyo ari yose wa mugabo we. Umugore aza kumugira inama, buriya intambara zimwe na zimwe zitsindwa cyangwa se uzitsinda iyo uzirinze ukazihorera. Ni umugabo uri ahangaha avuga ati buriya intambara zimwe na zimwe iyo ushidikanije ahubwo nibwo uba wazihombye wazitsinzwe wa mugore we, nawe ubyumve. Umugore arahaguruka araza aramwegera, banza kuganira n'umugore ari byiza. Ati wowe ubyita gushidikanya wa mugabo we, ariko ngiye mbyita strategy, mbyita amayeri meza yo kugira ngo ibintu tubigendemo mu buryo neza. Ni bakeya mane arimo kugusaba ibintu byinshi cyane birenze ibyo ushobora gutanga, cyangwa se wowe playing along with him, kina mu mukino we agira ngo muri kumwe, hanyuma icyo gihe umuhereze uburyohe bw'intsinzi nziza cyane, handi azavuga ati uyu mugabo aranyumije. Hanyuma noneho uhindukire buri kintu icyo ari cyo cyose yitegaga ukimwake, mbese witware nkaho uyu mugabo ari kugera ku byo ashaka. Nurangiza uhindukire noneho hahandi yizeye cyane, umukubite ahababaza. Uyu mugabo avuga ati uyu ngiye ntabwo njya playing along ngo nigire mu mukino abantu babone ko wagira ngo ndahari kandi atari byo. Ngiye ntabwo ndi ikigwari, umbabarire cyane nshingukaho. Ati abagore muri ibigwari pe, abagore muri ibigwari niko yavuze, biranditse hano. Ndetse kandi nta nubwo ndenganya abagabo ko iteka ryose bagomba kunyunamira iteka ryose, nko kubwira umugore we yewe ntacyo umbwiye ndakubonye. Uyavuga ati buriya ubwibone ni uburozi bwiza, nyine ngo ni beautiful poison. Beautiful ni ikintu cy'icyuki nyine, cyangwa umuntu w'icyuki. Ubwibone ni uburozi bwiza bw'icyuki rukundo rwanjye. Umugore, ndetse kandi iyo unyweye bwinshi cyane muri ubwo burozi bw'ubwibone, umugongo wawe iteka ryose niwe uzajya hasi byihuse cyane cyangwa se bitinze. Mbese ndakuburiye cyane. Uyavuga ati aya magambo yawe ni ibikinisho, ibyo urimo kuvuga wa mugore we, ibyo uri kuvuga n'ubundi mba mbona natanabizi. Njye ntabwo uriya mugabo umukinisho. Ndavuga ati cyane rwose tuma gutinya nyine, ariko ubikore birimo ubwenge birimo ubuhanga. None se sibyo ndimo kukubwira. Ni umugore aramwoshya muri Brotherhood mu gihe cyakurikiyeho. Nuko nguko abangaba baje, noneho Damiyani noneho nta nubwo ahari. Bigaragara kuri uyu mugabo yatangiye guta umutwe, Bruno bakomeza ahangaha bakora utuntu twabo nyine. Bigaragara ko uriya mugabo atari kugenda neza, ariko umugore amubwiye ijambo, kina umukino bagira ngo urimwo neza, hanyuma igihe bakirimo gushidikanya, kano kantu nanjye nzatangira kugakora. Akubita ku nzogera. Nanone uyu mugabo umeze nk'aho abakuriye ikuzo ku kwezi k'umwijima. Ukwezi k'umwijima ukwezi k'umwijima ikuzo. Bararirimba shaho, n'abagabo bakuze baterana nijoro. Iteka ryose tuzahora tukunamira mwamikazi. Damiyani nuko nguko yaje yihuta cyane, ati behold, cyangwa se aka kanyenzanye igitambo cyanjye nyagasani. Pano atansa neza, ntabwo ushobora kuba serious, ibyo ngibyo ntabwo ushobora kuba serious. Nese ibyo ngibyo washyize mu bitambaro n'ibiki bye, icyo gitambo se ni bwoko ki? Ati nese cicika ubu ngabo bari guterana amagambo ubakuri, ngahoze nicyo gitambo nyagasani. Uyu mugabo bigaragara ko sinzi, uyu nguyu mu kwitegereza n'uyu nguyu agenda akuramo iki gitambo uyu mugabo azanye, wagira ngo ni nk'agahinja cya gipupe nyagasani. What? A baby doll? Igipupe cy'abana? Ati nese wasaze? Nese ibyo ngibyo bisobanuye iki? Kino gipupe umukobwa, uriya mukobwa Sofia yarose mu gihe cyatambutse, uyu mugabo arimo kugerageza kugicukurira. None se ibi ngibi wa mugabo utekereza ko ari urwenya turimo gutera? Uyu nguyu amwereka bereka bavuga ati mube serious. Avuga ati oya, uyu nguyu ni umukobwa wanjye nyagasani. Kumbe uyu mukobwa aho yari aryamye Sofia mu masaha ya nijoro, bagiye kumutambamo igitambo. Ariko uriya mugabo niba afite plani, niba abuze amahitamo y'uburyo ari buze kubigenza bikarangira atambye umukobwa we, uyu mukobwa yatangiye gutaka mu nda nyagasani. Yatangiye gutaka, niba bigiye gukora kandi yari yarabirose. Nibyo yarose bwa mbere tugitangira nibyo yarose tugitangira. Hari igihe njya ngira ngo turebye twinshi kandi ari kamwe. Buriya umunsi uba wabaye muremure cyane.
nanyuze muri byinshi bihagije. YouTube yacu Imirasire TV sasa rero abantu murimo kuyishaka ntabwo murimo kuyibona kubera ko mu buryo butunguranye nanjye narayibuze. Ikibazo nuko nkunda kubivuga ndi kwisekera mukagira ngo ni ibintu byoroshye, maze narwaye na depression. Ariko nyine nituramuka tugize amahirwe dushobora kubona igarutse, niramuka itagarutse tuzihebere tumere nka wa mukobwa. Umukobwa nyine ngo yavuye iwabo. Uyu mukobwa arimo gutaka cyane, bigaragara ko wagira ngo ni ibintu birimo kumubaho, bira bintu birimo kubera muri Brotherhood mu masaha ya nijoro. Ababyeyi bacu mujye mugira muturinde cyane mani, mwaratubyaye ngo natwe turyoherwe ku buzima, ntimukatubabaze mani. Kumbe hano ku ruhande hari umuntu bafashe bamuzirikisha n'iminyururu. Iriya YouTube channel yacu nyine ewane nanjye byarambabaje, n'abantu nyine twabiganiriye mukabimenya byaratubabaje twese. Na gahinda ni YouTube nari nkoze imyaka 8 yose sha igenda mu ijoro rimwe, narabyutse ngiye gukora inkuru ngiye kuyishyiraho. Kumbe wa musore Chris, kumbe uyu mugabo Damian niwe warurahanga mu masaha ya nijoro. Ndetse uyu musore Chris wa wundi uyu mugabo atari yishimiye na Kanzinya arahanga yitegereza cyane, kumbe Damian niwe wamufashe. Uyu nguyu mukumwitegereza atungurwa no gusanga ari Damian. Damian nawe amureba nabi cyane, nyagasani barebana. Twamuretse muko twatambutse ku Mirasire TV itaragenda yitwa Odoko. Vuga nonaha niko yahise mubwira, vuga se vuga, vumvura ibyo vumvura nonaha. Uyu nguyu areba, nyakubahwa ntabwo nashakaga kubikora nyagasani, ngenderahiriye ku buzima bwanjye ntabwo nashaka kubikora. Umugabo aramwegera mwitegereza, nyagasani mwijoro ninde wakohereje se? Bigaragara ko hari ibyo yakoze uyu umusore Chris, nyine hari ibyo yakoze nyine. Uriya mugabo niwe wanyohereje, umwe ufite ifitina bari kumwita uruzina, baretse ndamushakira izina. Kumbe uyarahanga ati yego rwose Grace, yego rwose inama izaza mu gihe gitambutse, ndetse kandi azaba ari aho ngaho. Ndetse ndashaka ko ugenda ukajya kumuvugisha, ugende umuvugishe neza cyane, umwigireho inshuti, nurangiza umwemvite kugira ngo mujye kugira icyo musangira cyangwa se ikinyobwa musangira. Bino ni inkuru uriya musore arimo kuvuga. Ndetse ukora ibishoboka byose anywe ibyo dushaka kuriya mukobwa anywa. Icyo gihe immediately cyangwa se igitaraganya kimara guhwera uhita ufata amafoto ndayashaka, nyagasani byiza. Kumbe uyu mugabo ufite ifitina, so uyu mugabo tumwitendera, reka ndebe umuntu w'igitsina gabo nzi ugira ifitina. Ndabazi ni ibintu uyu musore bafashe arimo kuvuga byabaye. Wibuke ko twanabonye mu kanya katambutse uyu mukobwa ubu buriri ari kumwe n'uriya musore twabonye Chris. Bino bigaragara ko ari inkuru uriya musore Chris arimo kubwira uriya mugabo Damian. Bigaragara ko uriya musore Chris ari byo bintu bishobora kuba byabaye yakoreye uyu ngo. Ndimo kubona wishimye cyane rwose. Uyu aza afite n'ikinyobwa, ati yego ndishimye nyine, nutumemu zindimwe kureba dusekeje ahangaha. Ati akira akangaka ukanywe nakawe nkuzani, urakoze. Cheers kuko banyine nge nawe twihuje byome. Okay, byiza cyane ndabikunze cyane, mbese ni nabwo banakimenyana. Uyu nguyu mbega uburyo karyoshye nkawe we. Nese ubimenye ute se? Babiteramo n'urwenya. Okay, nyine ndimo kuvugisha umuguzi nyine. Uyu muguzi noneho turimo gupanga nyine utuntu dutoya byo ntari buze kugura n'ibiki byose. N'ibiki babiteramo urwenya, nibyo muri NGO. Urabizi bino bintu bya politike n'ibiki byose. Hanyuma se urabitekerezaho iki niki? Umusore avuga ati ndatekereza ni sawa cyane rwose. Reka uyu muguzi ari we tukoresha ibingibi ari byo tuza kugura nyine. Nase uyu muntu ndimo kureba n'umuntu ni wa mucuruzi se. Uyavuga ati yego rwose, buretse gatoya umukobwa atangira kugira yameze neza ntugire ikibazo. Kumbe ibi ni byabaye nyine uyu musore bigaragara ko none se warimo kuvuga ngo umuguzi n'ibiki byose. Uyu mukobwa atangira guhera, biro nibyo bita pass out nyine, ni uguhera, arahwera arihwerera. Kumbe uyu musore hari ibisore biba bimeze. Ati Sofia uruntu rw'urugabo rufite n'imyaka myinshi y'ubukure bakarutuma gukora akazi kameze ukuntu. Yes n'urusare. Undi hari imirimo nyine mba mbona
idakwiriye abantu b'abasore. Noneho kugira ngo urebe nk'aho ibyo bidahagije, kiraza gifata amafoto kiri kumwe n'uyu mukobwa nyine Sofia, bigaragara ko ari byo bamutumye kugira ngo aze gukora. Wa mugabo ufite ifitina ryinshi cyane, se tumwite ndedi, tumwite ndura mugabo ufite ifitina ryinshi di, tumwite Tasiyani se? Oya, hari Tasiye tuziranye w'umutetsi uteka neza, ntabwo namwita ko. Se tumwite ndedi, uretse izina rye ndaribona, uriya mugabo ufite ifitina ryinshi. Mbese kugira ifitina nuko adahuza n'uyu mugabo Damiyani nyine. Uyu nguyu amaze gufata amafoto y'umukobwa yahwereye, yahise amwenyura cyane. Hari abasore ugasanga ngo umusore ari kumwe n'umukobwa ngo afite indi gahunda umukobwa niwe wagakwiye kuba afite gahunda yindi, byo wenda byanamubera uruno rw'urugabo. Shahu muradusetsa cyane. Noneho arangije ahita afata na telefone, nibwo nyuma yahise aza no kuryama iruhande rwe. Disi abakobwa bigirira n'umutima woroshye kumuhemukira nk'uko ntabwo aba ari sawa. Niba uri umugabo urimo kukareba cyangwa se umusore gutya, duhita tubita imbwa nyine. Nibyo yari arimo kuvuga yakoze, azunguza umutwe avuga ati yego rwose niko byagenze, nyiri fitina niwe wanyohereje, umbabarire cyane, njye nari ndimo gukurikiza amategeko n'amabwiriza ya boss wanjye nyiri fitina, ndabinginze mumbabarire cyane. Oya ngoyo amureba ni Damiyani, nimuhanagura umwanda. Iyo avuze ngo clean him up, ni nko kuvuga ngo bamukure mu nzira nyine kumwica, basigaye bamwica bamuklininga up. Akumbe uyu mukobwa urimo kuribwa, mama we yaje kumuhumuriza cyane. Ahangaha avuga ati humura biri buze kugenda neza. Ati njyewe numvise ko ngo umurambo wuriya musore ngo wasanzwe ngo ku muhanda. Ukuntu kumbe bamwitayeho, uriya musore nibyo byari bimukwiriye, kubera nyine ubundi wabaho gute warahemukiye umukobwa nka kuriya ukajya ujya no mu bandi basore. Uyu mugabo nuko nguko yaje ahangaha, ubwo niwe wamuklininze. Ariko uriya mukobwa Sofia ati Sofia we, ariko Sofia ntabwo yamenya ko papa we ari we wakoze amasuku. Ababyeyi, hari abantu baba bafite ababyeyi babarwanirira. Ati mbabarire cyane kukumva inkuru y'akababaro y'inshuti yawe yapfuye nyine, birababaza cyane kubera ko uriya musore twari tutaranamenyana cyane, nanjye ndababaye cyane. Yavuga ati dadi namukundaga cyane, ntabwo yari akwiriye gupfa, Yavuga ati wabisubiramo rwose ndabyumva. Wabisubiramo, reka n'ubundi bibe uko nguko byagenze, n'ubundi nta kintu wabihinduraho, n'ubundi nta gaciro k'amarira ashobora kumugarura, n'ubundi nuko nguko byagenze. Bityo wa mukobwa aka kanya nagushishikariza ko wahanagura amarira yawe, ndetse kandi ukiyegeranya, ukishyira hamwe, ugatuza, ukamuvinga on, mbese ugasunika ubuzima. Kumbe papa we yabikoze arimo gukura ikigoryi mu nzira cyahemukiye umukobwa we. Shamba fashe nanjye. Yego wenda sindi mwiza, ariko guhemukira umukobwa we. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa Sofia n'ubundi yarari ahangaha nk'umuntu gutya ababara ko apfakaye akiri muto, atarazi ko yakundanaga n'urugoryi. Buriya nka kumwe mujya mubivuga, Imana ikurinda ibintu nyine ibibona nawe byakugiraho mani ingaruka ukuntu. Arangaha mu cyumba cye uyu mugabo nuko, daddy umeze gute? Uyu nguyu aza amwenyura, ni umugabo yanze kumutambamo igitambo kuko bigaragara ko akunda umuryango we. Harako yakoze, nkuzaniye impano my darling. Umwana, mbega ntabwo ari ngombwa ngo unzanire impano daddy, ni by'igikundiro cyane. Aragahambura n'umukobwa aba ari kugira ngo amuturishe nyine asunike ubuzima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu kukareba, mbega nakuki cyane, kari beautiful. Uyu mukobwa areba akantu bamuzaniye, kumbi ni akantu kakabidi. Ndagakunze cyane. Yego nukuri ndagakunze, arashyuha. Daddy none se wamaye icyo cyubahiro ukanyambika? Niko bamubwiye nyine. Ndakwingiza ati waya buretse gatoya nindangiza nkwambike mukobwa wanjye. Shahara abantu bagize amahirwe yo gukundwa nyine. Ngaho nyoherereza icyo gitambo rero giturutse muri ako kantu. Yavuga ati daddy ndabikunze cyane. Aramuyambira cyane. Urakoze, urisanga darling wanjye, cyangwa se igikundiro nyine cyanjye. Uyu nguyu ni umukobwa barimo kumuturisha, apfushije umuhungu bamenyanye vuba. Abantu mwese mwabuze ababo. Ati mbese muri make ufite intoryi zo kwica umuhungu wanjye nyiri fitina? Izina naribonye ubwo ni nyiri fitina nyine.
ikibazo ni uko nyiri na nyira ari amazina y'igitsina gore. Nase ubundi umuntu w'umugabo agira ifitina? Niba muri abagabo muhanganye muhangane kigabo wizanamo iby'ifitina. Ati injangwe ishaka guhinduka intare ubwo igomba kurekera aho ngaho ibintu byo kurya imbeba cyangwa se gufistinga imbeba nyine. Ye no magambo n'umugani w'umunyafurika, ariko kubera ejo bundi hari umuntu ukomeye wayavuze mu Rwanda nibwo benshi mwayamenye murakwirakwiza kubera mudasoma. Ni umugani w'umunyafurika. Ati Damiyani ngende ibuze kugenda ubushoboka byose, ndagusezeranije ko buri ikintu icyo ari cyo cyose ndibuze kugikora. Iyo avuze ngo buze gupulinga string iyo ari yo yose, ni nko kuvuga ngo buri muryo wari wose naza kuwukurura mpaka kugira ngo nkore igikorwa nihorere ku bintu wakoze byo kwica umusore we. Nyiri fitina niwe wari wohereje uriya musore Kirisi nyine aciye mu mukobwa w'uyu mugabo. Uyavuga ati nese ni gute watangiye cyangwa no kuva ryari wabaye umugenga w'igeno ryanjye, kuva ryari byatangiye irebe rwose. Umuntu w'umugabo koko amubwira n'ibigambo proverb nyine ni imigani, amubwira no mu migani ntari kumva nanjye singiye kubabeshya. Babivuga ati brotherhood bino bintu igomba kubyumva, ni nyiri fitina igomba kubyumva ko warengereye. Uyavuga ati mbese muri makeya urimo gutekereza ni Damiyani, urimo gutekereza ko wateye imbere cyane cyangwa se urimo gutsinda ugambanira umuvandimwe muri brotherhood yacu, urimo ku blackmailinga cyangwa se gukira ibikangisho ku mukobwa wanjye kugira ngo ndakaze. Uyavuga ati none se wowe ibyo wakoze ari ukwica umusore wanjye nyine nari natumye ubwo. Uyavuga ati uvuga nk'ikigoryi warangiza ugatera ubwoba nk'ikigwari, ndetse kandi ushobora kubiprovinga muri competenti y'amategeko ko ufite ibimenyetso ko ari nge wamwisha se wabigaragaza nuzawe. Nari ngiye kubisubiramo. Uyavuga ati mbese muri make utekereza ko ibingibi ushobora kubicika se? Kutekereza ariko ndagusezeranije Damiyani, nginda gusezeranije cyane Damiyani Obi ko bitazigera bikunda kutazigera ubicika. Never, ntabwo bizigera biba, ntabwo ibingibi uzabicika. Never ntuzabicika. Damiyani amureba avuga ati buriya ubuzima ni ibijyanye n'ibitambo, ni ugutamba ibitambo mbese ubimenye. Uratanga mbere yuko uhabwa cyangwa se utora cyangwa wakira. None se wigeze wibaza impamvu ngiye banyita inaye of sacrifice? Inaye aba ari umuntu mukuru, iyo ari umugore nyine aba ari umumama cyangwa se sekuru. Nguyu inaye of sacrifice ni father of sacrifice nyine. Uzi impamvu babinyita se? Noneho aka kanya urabimenye impamvu babinyita, si ubimenye? Kumbe hano cya gipupe bavuga ati Damiyani aka kanya uremeje neza cyane mu ndahiro yawe ko ugiye gutanga umukobwa w'igikundiro Sofia se ukamutambamo igitambo. Ufite roho yabaye transferred cyangwa se batransferinze nyine muri iki gipupe kiri mu biganza byawe nyagasani, ndetse nk'agaciro ko kugira ngo bibe muri exchange y'ububasha, ubwamamare ndetse n'ubukire ugomba kugira. Urabyemeye? Uyu mugabo Damiyani kumbe ibintu byose turebye ni ibintu byose byabaye. Uyu mugabo Damiyani yari arimo kureba nyuma yuko azanye kino gipupe byabaye. Bigaragara ko Damiyani bya bindi umugore we yamugiriyemo inama ngo akine umukino urimo ubuhanga na strategy cyangwa se amayeri, ntabwo byamuciye mu gutwi kugira ngo bisohokere mu bindi. Niko abanyabwenge bakora. Uyu nguyu akomeza kumwitegereza cyane, bano nabo bamureba. Damiyani mu kubireba arabireba abitekerezaho, na nyiri fitina nawe arahari, bategereza ko avuga ko umukobwa amutema. Umugabo agomba guhereza ijambo rye icyubahiro. Wa mugabo we uyu nguyu Damiyani Obi azama ataka icyo gipupe, none hase azamura icyuma kugira ngo uyu mukobwa we amwice uyu mugabo, kugira ngo atambe iki gitambo nyine. Ndetse arakizamura icyuma kugira ngo atambe umukobwa we Sofia abe agiye uko nguko nyagasani. Niba ariko abihisemo ariko agiye gutera icyuma kijugunya hano hasi, ukoze iki wa muginga we nonaha? Nibiki ukoze nonaha? Ndavuga ati master mumbabarire cyane, birankomereye cyane pe, birankomereye cyane uwo mwana wanjye w'umukobwa kumwica nyagasani. Bano bariba batunguye cyane, ni brotherhood bino bintu baba baragiyemo simbizi. Ati itegeko uriciye amazi cyangwa se uritesheje ikuzo n'icyubahiro, ndetse aka kanya covenant cyangwa se igihango cyacu uracyangirije, ugomba gutanga ndetse igihe ni none.
ati Damian Obi uyu nguyu umeze nkaho abakuriye. Damian Obi, ni gute utinyuka iyi brotherhood ukayifata ransom nyine, cyangwa se reka tuvuge ngo uyifashe ku gihanga. Damian Omuginga uvuza inzogera nonaha, abwira nyiri fitina vuza inzogera nonaha Damian kandi kangaratete kamubeho. Uyu nguyu aravuga ngo yego nyine, yararahiye ngo iyi nzogera azayivuza, yishimye cyane. Nyiri fitina araza yegera inzogera avuga ati ewane, agiye kuyivuza Damian inzogera ahita yifata arayitwara arayiba. Nyagasani, ni inzogera ya Sekibi niko bayita. Ndebere sasa rero, kumbe uyu mukobwa nyine arahangaha ararwaye n'ibyo bamuhaye. Uwo mugore arahangaha arimo gukomeye. Nese bimaze igihe kingana iki? Ni igihe kingana iki? Ati ni ibyumweru bitatu kuva uriya musore amuhaye ibyo kunywa nyine nyiri fitina yari yamuhaye kugira ngo amuhereze. Ati ibingibi ntabwo ari byo. Umukobwa Sofia ari gukomeza ibingibi ntabwo, wapi, ibingibi si byo. Uyu mugore abitekerezaho yitegereza ati none se wabonanye na muganga? Cyangwa ati yego rwose nagiye kwa muganga kwisuzumisha, ndetse kandi nagiyeho kabiri mbukinga appointment na dogiteri, bagakomeza bakavuga ko ngo nta burwayi ndwaye, mbese nta kibazo mfite. Ariko aka kanya turimo kuvugana mawe njye ndimo kwiyumva nkaho wagira ngo hari ikintu kirimo kundya mu imbere mu nda, ikintu kirimo kundya, ndetse nkaho ubuzima bwanjye wagira ngo burimo kumvamo kanzinya cyane. Uyu nguyu akomeza kumwitegereza cyane avuga ati sorry mukobwa wanjye, sorry. None se wavuganye na papa umubwira ibingibi? Ati wapi, ntabwo nari nabimubwira, ntabwo ndabimubwiraho. Uyu mugore areba umukobwa we, uyu niba ari ibijyanye na kiriya gipupe, niba ari ibyo uriya musore bari batangiye gukundana Chris yamubwiye, sha nta kintu kibabaza nko kugirana umuntu ibyishimo hakazamo impamvu imwe. Ateje tuzagenda tujye kureba undi mudogiteri, hanyuma bagusikaninge cyangwa se barebe nyine tumenye imyanzuro ikurikiyeho. Ati yego niko bimeze, hakazamo impamvu imwe noneho mugahita muburana kubw'impamvu runaka, yaba iguturutseho cyangwa se iturutse no ku wundi. Uyu mugabo avuye kwiba inzogera, nuko nguko yaje igitaraganya cyane. Iyi nzogera bari kuyivuza shipment ze bakaziba n'ibiki byose, kangaratete kakaza mu muryango we. Ibyo byarabaye n'amasaha akomeza kugenda. Uyu nguyu yaje kwicara ahangaha ni Sofia, bigaragara ko ari mu gihe cyakurikiyeho. Mama we nuko nguko yaje arimo kuvugira kuri telefone nyine. Uyu muryango kubera uriya mugabo arimo kwanga kuwutamba. Nese wagarutse? Ati yego rwose nagarutse. Avuye kwa muganga afata ibi byangombwa ngiye kuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka kubera nyine njye ntuye hafi no ku kagari, abantu bafite tuno twa envelope buri gihe harimo n'abakirisitu ngo bazatura mu ijuru bari kurwanira ibyangombwa by'ubutaka. Areba ahangaha, mwihangane kuba mbarondoye nyine, ese turi mu rugendo rugana mu ijuru. Nese ibingibi ni ibiki? Umukobwa avuga ati mawe we none. Uyu nguyu akomeza kwitegereza areba ahangaha umukobwa bimucanze iki. Ntabwo ndimo kubasha kubyumva, n'umugore sindimo kubasha kubyumva. Ati nanjye sindimo kubasha kubyumva, n'ibyo ngibyo ufite aho ngaho niko bimeze rwose, mbese n'ibizamini. Ati report ivuga ko nta abnormalities, nta cyangwa se ubumuga n'ibiki cyangwa se uburwayi. Nese kubera iki ndimo kwiyumva nk'uko nguko ndi guca muri ibi ngibi? Ni ukubera iki nyine? Birabatungura cyane. Buriya umuntu urimo kubabara iyo agiye kwa muganga aba yizeye ngo basi babone indwara. Nibyo bibi kutabona indwara kandi arimo kubabara, nta bumuga, nta ma infection, nta kintu. None se uyavuga atego rwose nk'uko raporo ibivuga ya muganga, bivuze ngo ibintu byose bimeze neza, mbese nkaho buri kintu icyo ari cyo cyose mu mubiri wanjye kimeze neza bwite nyirizina. None se nukubera iki ndimo guca muri ubu buribwe budahagarara bumeze nabi cyane burimo kuryana? None se ntabwo bibanye muri iyi minsi by'umworo byose bishize uburyo ndi gusafaringa nababaye cyane? None se ni gute ibingibi bishoboka? Ni umukobwa, bino bintu bigaragara ko bitangiye kuba ibindi bintu bimeze ukuntu. Ati ngende nkeneye igitangaza, nkeneye miracle rwose, nkeneye ibitangaza. Uyu nguyu yaje ahangaha ku ruhande aza kubitekerezaho cyane, kubera ko ibingibi biba ari ibibazo bikomeye cyane. Ni umugore areba ahangayitse cyane. Hari n'igihe ndatekereza dukeneye kumwohereza mu mahanga, abwira umugabo we. Ndatekereza avuga ngo iki ari umugabo iki
ati nyine kugira ngo tubone ibisubizo Sofia arimo kuviramo imbere, ubuzima bwe burimo kumuvamo. Abaganga bose bahanga bose bavuze ko nta gisubizo gihari, ndetse nanone kandi nta kintu bafite cyo kuvuga. Wasanga mu mahanga wenda twagira ikintu twabona cyangwa se hari icyakorwa nyine. Umugabo avuga ati tumaze igihe kinini cyane, twagiye muri facilities zikomeye cyane hano muri Nigeria mu bitaro bya Danje, twaspendinze amamiliyoni menshi y'amanayira, ndetse tubonana n'aba expert cyangwa se abahanga cyane barenze, ndetse n'iki twabonye ubusobanuro ntabwo, zero, nta kintu twabonye. Uyu nguyu ateretse niba abaganga bahanga nta kintu barimo kutubwira baba expert, utekereza ko abo mu mahanga bari buze kuvuga ikintu gitandukanye n'ibyo twari twiteze cyangwa se bitandukanye n'ibyo abinaha? Uyu mugore abitekerezaho aranamwenyura. Nese ngomba nicare ngewe ndeberere umukobwa wanjye arimo gupfa gake gake? Niba uyu mugabo yahisemo ati wasanga ukeneye kwicara ukareberera nyagasani ari umugabo. Uyu mugore aratungurwa cyane. Uvuze ngo iki? Uvuze ibyo ngibyo se nyagasani? Urimo kugerageza kuvuga ibiki? Uyavuga ati ibyo ndimo kugerageza kuvuga nuko ugomba kurekera aho ngaho gushakisha ibintu bidashaka kugaragara, bidashaka kuboneka nyagasani. Uyu mugore aratungurwa cyane. Uyu mugabo ameze nkaho wagira ngo ntabwo abyitayo. Niba afashe umwanzuro, niba ari iki nyagasani? Ariko twabonye muri Brotherhood yaragiye gutamba umwana w'umukobwa, ahubwo inzogera ye akayiba. Iriya nzogera bari gukubita agahura n'akangaratete gakomeye cyane. Uyu mugore abitekerezaho. Kumbe ku munwa y'ihangu, reba Brotherhood uburyo noneho baje nyagasani. Brotherhood nuko nguko baje barimo guhuma uturirimbo twabo. Niba bari kuririmba ngo ikuzo ryo ngo ni ikuzo ngo ry'ukwezi k'umwijima, Black Moon ibaho, abantu mujya murebana nijoro. Ikuzo rya Black Moon, ikuzo Black Moon. Kumbe Brotherhood nuko nguko baje kwataka ku manwa y'ihangu nyagasani. Shabale niko barimo kuririmba. Ubakuriye bamuhereza inzira, ndetse na nyiri fitina nawe barimo bamuhereza inzira. Uyu mugabo azahanga bigaragara ko batatse mu rugo rwahanga ku ruhande. Shabale bazi ikinyuma kera mu buzima bwa kera ngo gusohoka mu muryango nyine ukoresha imbaraga zidasanzwe, wasohokaga nyine usohotse ikinyuma da, ngo niho utatezaga akangaratete. Damian nuko nguko yaje. Hanyuma se igisobanuro cy'ubu busazi biri kubera mu mbuga y'iwanjye ni ikihe? Uyu mugabo iterambura ikiganza kwa kunde bigenza, arangije zana cya kintu bajya bakoresha barimo kwisiga. Ati njyewe nguhaye iminsi 7 kugira ngo ugarure iriya nzogera ya Sekibi. Nyine hari n'abantu baba bariyemeje gukorera Sekibi neza. Nintayizana se uzakora iki? N'ibiki bizaba? Uyavuga ati urupfu rwawe ruzaba urupfu rutaye umutwe cyane, ruri miserable nyine. Uyavuga ati uravugisha ukuri byanyabyo bwite. Ake muntegereze gatoya murebesha, buretse gato ngende ndaje, reka mbe ngiye ndaje. Nyagasani baje kumutera ubwoba kugira ngo agarure inzogera nyine. Uyu nguyu yarangije iki ngiki ahamagaye agishyira ahangaha nyine tu mu isi y'ahantu hariho hose y'ibintu byose bihabera. Buri bose bagenda bafata amahitamo y'ibyo bashaka kubamo, nkuko bamwe bafashe umwanzuro wo gukorera Imana. Hari n'abandi hani n'ibiki bijya mbere. Umugore nuko yaje azanye imbunda. Buriya ni bandi bari abagabo bari haranze ni bandi. Umugabo aravuga ati uya ntabwo ukeneye kubamenya. Uyavuga ati reka duhamagare polisi. Atuhamagare polisi. Ngiye kubyiyitiraho neza cyane. Urabona uburyo ngiye kubitaho neza cyane igitaraganyasha. Ati oya baby ndakwinginze. Buriya abantu barimo gukira igikanyisha ku buzima bwe, ntabwo nshaka hari ikintu kikubaho. Buriya abantu baragaragara nk'aho bari dangerous ndetse bari diabolique cyane. Uyavuga ati bisobanuye ko ahubwo batazi umuntu washyingiranwe nawe. Wowe umuzi nka Damian wa mugore we Okarafobi, ariko ngiyewe ndi Ago Tiger, Giant Pot, ndi spiritual pot. Ndetse kandi nanone niyo nagenda mu gishanga cy'umwijima w'urupfu ntabwo njya ntinya ikibi, kubera ko ngiyewe ndi inaye of sacrifice. Acaho ugiye ngo kwica bari abagabo muri Brotherhood. Sasa rero kugira ngo barekeraho kumutesha umutwe, uyu mugabo bitekerezaho. Umugore nako abitekerezaho, asigara arimo kubitekerezaho cyane. Bano barahanga shabale uyazana imbunda arasa hejuru. Mwabagenga mwe azana imbunda kugira ngo abakange. Aka kanya mbahaye
aka kanya mbahaye ngiye kubara inshuro 3 zonyine gusa kugira ngo mumvire mu mbago z'urugo. 1 arababarira sasa rero. 2 uyu nguyu hari ibyo yakoze akabunda agahindura umweyo yagiye kurasa arikanga cyane. Mbese uyu mugabo Damiyani arigometse sasa rero, yigometse kuri Brotherhood. Ese biri buze kugenda gute? Iriya nzogera iri kumutesha umutwe cyane, ahita asubira inyuma gake gakeya n'ubwoba bwinshi cyane, abonye ko ibingibi bigiye kumuzanira akangaratete gakomeye cyane. Brotherhood sasa bakomeza kurimba shaba shabule shaba shabare bagenda basubira inyuma. Uyu nguyu ubakuriye agenda asubira inyuma ndetse banamutegereje. Poto irifungura, aba bagabo nabo batangira gucaho baragenda ikinyuma nyuma. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo agace ka kabiri ninkazana neza cyane uzahite ukabona bitakugoye. Turebe ibyakurikiyeho kuri iyi ntambara dutangiranye. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, mbafite ku mutima cyane. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.